nagira mbonereho kubwira abaturarwanda yuko ejo kuwa mbere ari guma mu rugo, ni guma mu rugo, kuwa kabiri ni guma mu rugo, kuwa gatatu ni guma mu rugo. Kwamenye ko ibyo bishokoro ushobora kubisangamo covid, ibyo bishokoro uyu munsi cyangwa ejo uzabisanga mu polisi. Insoresore ziri umurenge wa Gasyata zitega abantu zikabashiguza telefone, izo nsoresore zimenye yuko ibyo zikora binyuranyije n'amategeko. Insoresore zo mu murenge wa Gikondo kuri Sojemu amagambo ye ndetse n'ibikorwa bimwe mu bizatuma benshi bakumbura CP John Bosco Kabera, dore ko kuri ubu yakuye ku mwanya w'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. CP John Bosco Kabera yabaye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ubwo yarasimbuye ACP Theus Badege mu mwaka wa 2018. Kabera agitangira inshingano yahise amenyekana cyane mu itangazamakuru kubera ibiganiro yakunze gutanga, akavuga amagambo yahitaga asigara mu mitwe ya benshi. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, CP John Bosco Kabera nibwo yamenyekanye kurushaho bitewe n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yakundaga gutanga, agaragaza ko abantu bakwiye kwirinda, ariko akabivuga mu buryo benshi basekaga. Nagira mbonereho kubwira abaturarwanda yuko ejo kuwa mbere ari guma mu rugo, ni guma mu rugo, kuwa kabiri ni guma mu rugo, kuwa gatatu ni guma mu rugo, kuwa kane ni guma mu rugo, kuwa gatanu ni guma mu rugo, kuwa gatandatu ni guma mu rugo. Turabizi ko hari n'abavuga ko hari inzira zabizi busamo, zabizi bishokoro, nabyo turabizi turabyumva, ariko bamenye ko ibyo bishokoro ushobora kubisangamo covid, ibyo bishokoro uyu munsi cyangwa ejo uzabisanga mu polisi. Amakuru turafite, turabizi ko hari abajya mu tubari ndetse wagera ugasanga umuntu yiteretse envelope imbere ye irimo icupa, ibyo turabizi nabo barabibona. Yiteretse igikombe cy'icyayi imbere ye ariko kirimo inzoga, kandi turabizi neza yuko ubundi ushobora kugira icyunywa urimo gufungura, ibyo birazwe. Amayirire yose turayazi. Cya kabiri amabwiriza arahari, icya gatatu polisi irahari. Nibirinde covid, be kwirinda polisi. Nibumvira amabwiriza, birinde iki cyorezo, bakirinde n'abandi kugira ngo tuzagitsinde. Nyuma ya gahunda guma mu rugo, CP John Bosco Kabera kandi yongeye kumvikana yamagana ibijyanye n'ubujura bwakunze kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino, bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi. Turagira ngo tubwire abantu yuko ibyo bintu bitemewe. Hari insoresore zirirwa zishukirije hirya no hino ku muhanda, bwakwira zikajya gushikuza abantu ibyabo, telefoni, gukora mu ishakoshi no kwambura umuntu icyo ari cyo cyose muhisi n'umugenzi. Turagira ngo tubwire izo nsoresore ko zikwiye gukura amaboko mu mufuka zikajya gukora, aho kugira ngo ziyakure mu mufuka zijya gukora mu mifuka y'abantu y'abahisi n'abagenzi ziteza umutekano muke. Izo nsoresore zirirwa zishukirije zikwiye kugenda zigashaka ibyo zikora. Turazita insoresore kuko amakuru dufite n'abantu dufata nabo muri bubone muraza kubona ko ari abasore bakwiye kuba bafite ibyo by'abantu bakora cyangwa bashaka ibyo abantu bakora. Turagira ngo rero tuvuge ngo insoresore zirirwa zihagaze ku giti cy'inyoni, ku giti cy'inyoni, bwakwira imodoka yanyuraho bagakuraho umufuka w'amakara, ayo makuru twarayamenye. Bwakwira akaba hari imodoka, umuvundo w'imodoka akaba yafungura urugi rw'imodoka kugira ngo arebe ko yashibuza umuntu ikintu. Izo nsoresore zo ku giti cy'inyoni zikwiye kuhava zikajya zigakura amaboko mu mufuka zigashaka ibyo zikora. Insoresore zo mu murenge wa Gisozi zirirwa zanura imyenda y'abaturage, ayo makuru nayo turayafite. Umuturage yanitse amesha imyenda ye, aguze isabune arayimeshe arayanitse, ugiye kuyanura, utarayiguze nta sabune watanze atari no mu rugo rwawe, abo barakora ibyaha. Insoresore ziri mu murenge wa Gasyata, mu murenge wa Gasyata nazo zibyumve, nizere ko amakuru mu yatugerezayo. Zitega abantu zikabashiguza telefone, izo nsoresore zimenye yuko ibyo zikora binyuranyije n'amategeko. Insoresore zo mu murenge wa Gikondo kuri Sojemu, kuri Sojemu ku mugoroba nazo hari abantu twamenye ko zitega, abita b'amarini baba hano kuri Paruru, ku muhanda uzwi nka Paruru munsi y'ikiraro, batega abantu babona uvugira kuri telefoni cyangwa se uraho uhagaze urangaye bakagushiza telefoni.
abo bantu nta mwanya bafite muri sosiyete nyarwanda. Kabera ntiyatanzwe kuvuga ku mvugo zitanoze za rumwe mu rubyiruko zagaragaye ziganisha ku ngeso mbi. Ni ikijyanye n'imvugo z'inzaduka. Izi mvugo z'inzaduka zikoreshwa na bamwe nanone mu rubyiruko, bigaragara ko zitiza umurindi imyitwarire mibi yihabanye n'umuco ndetse ishobora kubashora no mu byaha. Natanga ingero ni nyinshi ariko ndagerageza gutanga ingero nihuse. Nagusarura twara bivuze yuko ushobora wakora ibyo ishakiye ibyo ari byo byose, niko mbitekereza, kubera yuko n'ubundi ntabwo wamenya igihe uzagendera cyangwa uzitabira Imana. Nta myaka ijana yo wumva yuko nta n'ikintu cy'ikizere ushobora kuba wiha no mu byukora, kandi mu gihe tuzi yuko mu byukuri imyaka y'uburambe ku banyarwanda yazamutse igenda inazamuka. Ibyo rero wakumva yuko mu gihe twumva ko hari urubyiruko cyangwa se hari abato bakura bagomba gusigasira ibyagezweho, utizeye nawe wumva ko ntacyo wabikorera, nta n'uruhare wagira. Nta gikwe ni imvugo nanone ikunze gukoreshwa aho bamwe bavuga yuko umuntu yakwiberaho ko yibereyeho, nta kindi areba, ndetse ntanatekereza no kuba yanashinga n'urugo kugira ngo azagira abamukomokaho. Ubwo murumva rero twebwe niba generation y'abakuru hari n'iy'abatoya, kandi hagomba kuba umurage no gusigasira ibyagezweho ndetse no kubiteza imbere ukurikiye icyerekezo cy'igihugu, wakumva ko nyine ntabwo byaba bigishobotse. Tubinywere, hari n'imvugo yitwa tubinywere, bari babivuze ku bintu byo kunywa inzoga, aho ikibaye cyose ku muntu agomba guhamagana na bagenzi be bakabinywera. Nyine uhembwa umushahara, tubinywere. Washatse, tubinywere. Wabyaye, tubinywere. Wabonye umwanya, tubinywere. Tubinywere ikaba tubinywere. Urumva ko nanone ibyo bintu byo byose kigezeho kinywera, abantu bazahura muri za celebration cyangwa se mu by'ukuri ntibazabona umwanya wo kugira ibyo bakora. Byabereye hehe? Iyi mvugo nanone ikunze gukoreshwa aho abantu bahurira hamwe, bamwe mu rubyiruko, aho ugasanga bagahamagarana babazanya aho bari bunywere ari benshi, cyane cyane bagendera mu bigare cyangwa se mu magurupe. Ni yare ni nanone n'ibyo nari nsigaranye cyangwa se nari nsigaranye 10,000, reka nanone bazana icyo twinywera, hanyuma n'ubundi ntawamenya. Hahire rimwe, mujya mwumva imvugo ivuga gutwika. Imvugo yo gutwika hagashya nanone irakoreshwa cyane cyane abantu bagendera muri ibyo bigare bagamije gutegura ibirori byo kunywa inzoga bagasinda ku buryo bigaragara buri muntu wese ubona. Iyi mvugo rero cyangwa se inzivugo ni inzaduka, nazo mu by'ukuri zisa naho zidahesha agaciro umuntu n'ibyo akora ndetse n'ibyo ateganya kugeraho mu minsi iri imbere. Bigaragara ko n'ubundi ari ikibazo gikomeye. Uyu mugabo kandi yagaragaye cyane muri gahunda ya polisi yiswe Gerayo Amahoro, aho yagiye mu nsengero, mu misigiti ndetse no muri gare, yereka abantu uburyo bakwiye gukurikiza amategeko agenga umuhanda. Abanyamaguru mwabibonye uko mwambuka, abanyabagare mugomba kwicikaho, abamotari, abashoferi mwabyumvise, mugira amahoro mwese, mwone mugende. Yugo gira amahoro. Ugasanga umumotari, umunyonzi, umushoferi wese yigire hano iburyo, undi yigire hano hagati. Hariya niba mubureba mushake muharebe, bigaragara ko nta modoka nyinshi zihagenda. Twatanze ingero, abantu ntabwo bagenda mu gisata cy'iburyo bw'umuhanda. Ibi rero biteza akajagari, bigateza umuvundo utari ngombwa, bikaba byateza impanuka kuko umuntu uri bukunyureho iburyo ntabwo uri wabyiteguye, ukaba wateza impanuka. Icyo turimo gukora rero ni iki? Ubu twavuye ku mateleviziyo, twavuye ku mbuga nkoranyambaga gusa, twaje mu mihanda. Abakoresha umuhanda bagomba kwitegura ko tubakerereza muri gahunda zabo, kuko bananiwe kumva. Tukabakerereza ariko tukabigisha, bakamenya kugendera iburyo bw'umuhanda. Mu Rwanda tugendera mu gisate cy'iburyo, mu kuboko kw'iburyo. Bakabyumva bakabimenya. Mu gihe rero babyumvise,
nta yindi nkomyi nta kibazo bazagira mu muhanda. Ariko noneho turagenda tubabwire yuko abatabyumva tugiye kwivanga no guhana ku buryo bukomeye. Icyo ni uburyo bwo kugenda mu muhanda n'ibisate biwugize. Ariko noneho hari n'ikindi kigaragara cy'abantu babuza abanyamaguru kugira ngo bambuke umuhanda, cyangwa se icyo tuzi nka zebra crossing, imirongo yagenewe ko abanyamaguru bayigendamo cyangwa se bayambukiranyamo. Ugasanga abanyamaguru barahagaze bategereje, abantu baragenda gusa, abamotari, abanyonzi n'abashoferi. Aho kugira ngo ugere kuri iyo mirongo ubanze urebe ko nta ari umuntu ugutegereje, uhagareho gatoya, ariko ahubwo ukomeza ukigendera. N'umuntu yaba kanagiyemo nawe ugakanageramo ukamuca inyuma, abandi bakamuca imbere. Ntabwo byemewe. Ku bijyanye no gukurikiza amabwiriza agenga umuhanda, hari abazibuka Kabera mu mpaka yigeze kugirana n'umunyamakuru Kenisi ku ngingo y'amande yacibwaga abantu bagenderaga ku muvuduko wa 40 ku isaha. Afande reka kuvuga ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko, witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire. Ibi byose nibyo bizatuma CP John Bosco Kabera akumburwa n'abatari bake mu Rwanda ku mwanya umuvugizi wa polisi, bitewe nuko byatumaga akunda guhura n'abaturage kenshi, kuko bavuga ko atamuzi yaba yirengagije byinshi. CP John Bosco Kabera warugiye kumara imyaka 5 ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, asimbuwe na ACP Boniface Rutikanga wari usanzwe amwungirije mu nshingano zo kuvugira polisi y'u Rwanda. Uko itangazo ryaturutse mu buyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda ryabitangaje kuri uyu munsi, CP John Bosco Kabera agiye kuyobora ishami rya polisi rishinzwe ibigo birindira abandi umutekano. Ibyo benshi bagaragaje ko abahuraga n'akarengane mu bijyanye n'izi nshingano babonye igisubizo, kuko Kabera azabarenganura.